shasi waje gusubiza abafana b'ababyeyi bacu bakanareba n'ukuntu wambaye neza. Isimbi nawe n'umukobwa wanje muri mama muri cyaha cya mama mwamubonye Urabona baragute kandi kumwe na mama babiri. kumana mwamubonye Isimbi Mama wanje. mama Zuru mwatubonye Isimbi umukobwa wanje Komeza mukore subscribe, Yego, like, sheri. comment and share. Wow. We n'abajura. Uyu ni umujura, Umujura mukuru. Halo muraho neza nshuti zacu njyewe nitwa Zaninka Joseline uzwi ku izina rya Mama Zulu. Murakoze cyane. Hello, nanjye nitwa Aime Kagwire uzwi ku izina rya Nyiramazu muri filime Umuturanyi. Ndabasuje. Yes. Ndagira ngo Aime avuge channel yuko yitwa nanjye yanjye ndababwira uko yitwa hanyuma tubabwire topic y'uyu munsi icyo tugiye kuganira nk'abagore baba muri sinema. Channel yawe yitwa gute Aime? Channel yanjye yitwa Mama Africa TV Show. Inyuraho filime yitwa Izino, Ingo Zino. Okay, good. Reka mbwira abantu bakurikira Mama Zulu official ndabakunda cyane. Rero turi kuri topic ivuga ngo ese ubushuti ni iki? Aha, ni ikibazo kivuga ngo ubushuti ni iki? Nkaba ngiye gutangira mbaza Aime ese Aime ubushuti ubundi ni iki? Iyo numva ubushuti numva ko ari abantu kuvuga ngo umuntu ni inshuti yawe ni kwa kuntu umuntu ari wa muntu uri hafi yawe, wa muntu witabaza igihe icyo ari cyo cyose, wa muntu wakubikira ibanga bibaye ngombwa, wa muntu wakudefanda ahantu uri. Urugero ngasanga bavuga Zaninka nabi, nkahagarara mu mwanya we, nkahagarara nkavuga nti ibi bintu muvuga kuri Zaninka ntago ari byo, nkanahakana nubwo naba nzi ko ibyo bintu bikora, nkavuga ngo ntabwo bishoboka. Donc ni wa muntu wima abantu bakuvuga nabi umwanya, ahubwo agahagarara mu mwanya wawe kurwanirira nkaho ari wowe nyir'ubwite uhibereye. Urakoze cyane. Uko kuntu se ngusubije wumvise unyuzwe? Ndanyuzwe cyane. Cyangwa abadukurikira baranyuzwe? Cyangwa baraza kwitubwira muri comment? Ari ijambo uvuze rinshimishije cyane ngo usanze inshuti yawe bayivuga bayivuga nabi ntabwo wabatiza umurindi. Iryo jambo naryumvanye umumama w'inshuti yanjye witwa Liliane Kabaganza w'umuhanzi. Iryo jambo yarivuze kera tumaranye imyaka myinshi cyane dukundana turi inshuti. Iryo jambo rijya rinkomeza rikanyubaka nkavuga nti wawe ubundi iyi niyo nshuti isanga abantu bakuvuga nabi warangiza wowe aho kugira ngo batize umurindi ahubwo ukaba wagira gute hari inkunga watanga ngaho kuvuga uti ntabwo ari byiza kuvuga umuntu adahari. Aha, niko nabikora uruhande rwanjye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kwa kundi bavuze bati ariba n'umujura bitubabwira uti reka ibyo wose we muvuga. Ngiye muzi neza ko nishyi yanjye ibyo bintu ndabizi neza ko ntabikora, ariko nkaba nzi ko wiba sibyo. Hanyuma nkakudefanda aho ngaho cyane bikarangira ngahindukira nkaza nkubwe ni wazaritse kwiba ko abamama b'abajura batabaho kwiba. Urabona utanga burireke imbere y'abana, iyo myifato ni mibi utuntu twaguricyo, ariko imbere y'aba bandi nahagaze nka wowe uko wakwisobanura cyangwa uko wakwihagararaho kugira ngo widefande. Nge sinemeranya na Aime uti kwera iki nemeranya na Aime ntabwo naburanya abo bantu mbabwira ngo uriya muntu ntiyiba kandi azi ko yiba, ahubwo ngiye icyo nakora nagenda nkabegera nkabwira nti inshuti z'Imana kuvuga umuntu adahari ntabwo ari byo. Niba mumugaya niba koko ufite iyo defo musange umuganirize uzabona ndukaniye nawe. Nge nagenda nkamusanga na cecekesha bariya nibyo simbatiza umurindo kugira ngo bakomeze bavuga umuntu, ahubwo nkasiga mbabwiye nti ubwo se mumumariye iki kumuvuga gutyo, kumuha rubanda n'utarubiza ubwo arabyumvise arabimenye. Ese mumumariye iki? Ni byiza kuba mutareka mutamuvugira hano cyangwa ku karubanda, ahubwo hakavamo umuntu umwe cyangwa ukajya inama hakagira uvamo akagenda akamusanga. Aime nkaza nkakubwira niba ari wowe uri umujura Aime kwiba bizakumarira ikintu wabiretse kusi kutamugaye kufite amaboko abiri ufite amaguru mazima ufite ubwenge uratekereza washatse ibintu ukora ukareka kwiba, kuko ejo bundi ushobora guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Nge nuko nguko nabwira umuntu umeze gutyo. Buriya nabo abantu badukurikirana bafite ukundi nabo ibyo bintu babyumva. Gusa igihari twababwira nuko iyo umuntu ari inshuti yawe uba ugomba kumuryamaho icyaba cyose ukamukavaringa, nibwo bushuti nibaza. Kandi niba ari ingeso mba afite nabwo kandi ukamwegera ukamwereka ububi bwa yangeso muri societe hafi y'abantu bari hafi ye n'iki akaba yayireka akanyura mu nzira ya nyayo.
Eme ndakubaza nti ese ubaye uri inshuti n'umuntu mumaranye igihe kinini cyane muri inshuti ukagira gutya akaguhemukira, ntabwo nshaka gusobanura ubuhemu ubwo aribwo. Okay, wenda nk'urugero nkakuguriza wowe ukanguriza ngende inshuti yawe tumaranye imyaka myinshi cyane turi inshuti, ukanguriza amafaranga kandi nyine ukanyizera kuvuga uti wa mama Zuru turabanye tubanye igihe kinini cyane mfite ukuntu muzi nta kameme, ntabwo aya mafaranga ngomba kuyamaho kuko nyafite, ukankubita nka miliyoni imwe yonyine, none nkakubwira nti sha Eme mu kwezi kumwe ni kuri miliyoni yawe ndabanyigusubije ya ukangirira icyizere ukayimpereza miliyoni yawe nkayifata nkagenda nkikoresha ibibazo byanjye nkabitunganya nkarangiza, none kwa kwezi kwashira ugategereza ko mama Zuru kugarurira ya miliyoni ugaheba bugacya ukambwira uti ugaceceka ugategereza kuvuga uti murana n'umuntu wanjye sinamwishyuza reka ndiba ko azibwiriza, ukabona ukwezi kwa mbere kurakubisa ukwa kabiri kurakubisa cyangwa se sindana yakenera oya wowe urayakeneye. Okay, niba waba utarakenera njye ntabyo mbanze, ariko je wayahaye nakwemereye ko nzaguha nyuma y'ukwezi akaba yubahiriza isezerano. Ubonye ntaryubahirije noneho bikazanarangira nkwambuye ugategereza ko nkwishyura ugaheba, kanategereza kuza kwiyeswiza nabyo nkabibura ugaheba kandi turi inshuti magara. Eske uwo muntu wamugenza gute? Uwo muntu namwegera kuko ashobora kuba ubundi baravuga ngo ideni ni ikintu gitandukanye inshuti. Ashobora kuba yarahuye n'ikibazo runaka kimubuza ko yabona bitewe nuko nari sanzwe muzi, sibyo? Icyo nakora rero no kumutinyura. Bashobora kuba yarabonye atayampereye igihe akantinya kuko arabona ibibazo biracyari inzitane, ntarabasha kumenya ngo ise nimujya imbere nkamubwira ngo je m'excuse nakabaye mbikora kugiye naguhaye ariko byanze, reka ndebe yuko nazabikora icyumweru gitaha. Inzira zirafunganye ku buryo no cyumweru gitaha ntabwo bishoboka. Ubwo icyo gihe akagira gutakaguhunga nicyo kica ubushuti. Rero mbonye yampunze namutera intambwe nkagenda nkamwegera nkamubwira nti nyamuneka mama Zuru rwose n'iki byose amafaranga nategereje ndayagura, waba warabaye amahoro inshuti yanjye. Hanyuma rero bugafite ukuntu yansubiza akambwira ati wenda nahuye n'ibibazo runaka ibintu nashyizemo yarahombye hari hirya no hino urumva nta buri bintu gusobanurira. Nkamubwira ni noneho aho kugira ngo ubushuti bwacu bwangirike mbabara umbwire tubigenze gute basi duki uzajya ubona uyaterura rimwe ushaka kukugora ntiwaterura 500 n'ibyo bibazo umbwiye ko bingana ariko nibura atangira ijya 50 cyangwa 100 kuko ari amafaranga ndayakeneye. Ariko kandi nyemerera ubushuti bwacu bugume buri kwa kundi ntihagire ikintu gihinduka, tugumane nyine nunkenera nkuko bisanzwe tugume uko bisanzwe, ariko nyemerere uko kuntu tuvuganye nyine ubyubahiriza nkuko ko nabigenza. Ubikoze ku nshuro ya mbere muraganira iyo mubwiye gutyo muremeranyije muratandukanye, ukwezi kundi kurashize abira arashize nta kintu azanye nta geste akoze ntabwo haye duke muri yayanda kurimo nyuma byagenda bite? Njye rero ukuntu byumva niba uri inshuti yanjye wowe mama Zuru, sibyo? Iyo nsabye amafaranga mbere yuko nyaguha ntekereza ko mbere yuko nyakuguriza, sibyo? Ntekereza ko nyaguhaye cyangwa guye muri toilette cyangwa abajura bayanyitse nuko kugira ngo bitica ubushuti bwanjye nawe. Nago nkubeshya kugira ngo nkugumane ushobora guheba 1M ariko ntutakaze umuntu, aho kugira ngo ntakaze wowe natakaza miliyoni 10. Oh my god, iki kiganiro cyari ingenzi inshuti zacu. Eme yakwemera agatakaza miliyoni aho kugira ngo atakaze mama Zuru. Yego ntabwo usanzwe kubera ko nukuvuga ngo igihe cyose ntekereza ngo uzayampa ngo mu cyumweru gitaha afazari naguhakanira mbizi neza ko mu cyumweru gitaha nanjye nyakeneye diligence, sibyo? Nakubwira mama Zuru urabizi uri inshuti yanjye ntayo mfite mu mutima wanjye subahazi no mu mufuka wanjye nubuzi ko harimo kugira ngo nkugumane nayakwima, sibyo? Cyangwa se nkavuga nti mama Zuru miliyoni ni nyinshi reka ngoye 300 nawe urebe undi waka 700 kubera iki? Kuko numva 300 iyo nyaguhariye ntacyo byaba byishe muri business nanjye yawe. Urivuguruje umbwiye yuko akwemera ugaheba miliyoni. Gusobanura na miliyoni 10 naziheba ariko nkagumana umuntu wanjye
kubikora kuko umuntu abamo ubutunzi uri bwinshi umuntu umva ubu uteye nonaha n'ubwoba wowe. ukeneye miliyoni Aha. ariko ejo nshobora kuzakenera ikirenze miliyoni kuko ngo ufite ntakibona Wow, nshuti zacu mudukurikiye murumva ubushuti icyo ari cyo. Eme ni umuntu udasanzwe. Mu gihe hari uwundi muntu iyo miliyoni imwe mushobora mbese bishoboka ko umubano wanyu uhita ukatika uko byagenda gute uko mwamubanye kose ukavuga uti mbega umwesikoro w'umugore cyangwa w'umugabo, mbega umugome, muhaye amafaranga yanjye nigomwe mwizeye ko ari umuntu w'inkoramutima yanjye none arayatwaye arayahejeje njyewe nkomeze ngendane nawe. gahunda bikaba birahagaze mukaba muratandukanye. Wabibonye byo nakubwiraga inshuti n'amafaranga ni ibintu bitandukanye, sibyo? Ushaka kugumana inshuti yima amafaranga. Urakoze mbo ntimunyumve nabi kuko nanone umuntu bakavuga ngo yishimaho ashyikira, sibyo? Mfite ikibazo cyambuje gusinzira kandi inshuti yanjye tuvugana buri gitondo tukavugana buri kamwe ku bintu bimeze. Numva nakabaye mbikubwira icyambuje gusinzira kuko niyo tuvuganye urambwira utari ko semeye ko numva atari wa wundi nsanzwe nzi cya gitwenge cyawe cy'urumenesha ko ntacyumva habaye byanze ko sinzakubesha nzakubwira igihari. Noneho wowe kugira ngo utantakaza kandi amafaranga uyafite uzambwira uti shayime nkurikije ibibazo byawe ndumva ntabikemura ariko hari akantu nakoraho ako nakoraho rero reka mbe nkugurije 300, sibyo? Uzareba ukuntu wazayansubiza wenda nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa nyuma y'ukwezi nibwo nzaba nyakeneye. Ariko ubwo ya 300 nanze gukemura icya miliyoni kuvuga ngo miliyoni ashaka kuyintwara bikaduteranya, reka mbe 300 niyo naheba bigakunda nkurikije nanjye ko mpagaze. Ariko ibyo numva wabikora nyuma yo guhemukira ni inkoramutima yawe. Igihari dushaka kubwira abantu nuko inshuti yawe niba ari inshuti yawe aho kugira ngo uyihare watanga byinshi ariko inshuti ukayiguma. Ngiye mfite ibibazo byinshi. Eske nkubaza akantu Eme ufite amafaranga menshi uri umukire Imana aguhaye umugisha pe ufite amazu ufite amamodoka ugendera muri V8 cyangwa se ugendera muri modoka yandi yari yose gitangaza turi inshuti ngewe ntayo mfite nta na moto mu gutega kwanjye nje kugusura ntega moto yego kandi turi inshuti. Eske wanyemera wakwemera ko dukomeza kugirana umubano mu bukene bwanjye ndi umugore utega moto nje kugusura nteze moto rimwe inankubise hasi uranabimenye ntiwaje no kumpa lift ibyo tubyihorere hanyuma wakwemera ko nkomeza nkaba inshuti yawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ese hari igihe ushobora kwigoma ukavuga uti mama Zulu nta modoka afite kandi ndamukunda cyane ngomba kumuboneraho umugisha reka bazinge kumugurira akamodoka kariya gakoreshwa n'amashanyarazi harya ni biki yego utu tumodoka turimo kuza tugura za miliyoni 8 9 10 gutyo wayarekura mu gihe uzi ko ngenda inshuti yawe inkoramutima yawe cyane rwose. Niho nari guhera nuko mbaje ibibazo bibiri niho nari guhera ngo usubize ikibazo cya mbere. Inshuti yanjye iragenda na moto mfite ibintu mfite konti iriho amafaranga mfite ku buryo gufata miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 nkazikuraho nta kintu byaba byangije muri business zanjye, sibyo? Kandi uri inshuti yanjye y'amagara none se niba ntakora ikintu nk'icyo naba ndi inshuti nyabaki ariko ntusanzwe ntabwo nkubeye. Okay, ngaho mbaza nanjye. Baraza kutubwira muri commentaire uko. Okay, comment. Muze kujya muri comment. Baratubwira nabo ese murabyumva mute? Abafana bacu murabyumva mute? Ibyo bintu murabyumva mute? Yego. Eske murumva ibintu Emari mavuga nawe urahure ngo ukurikiye iyo video. Urumva wabikora cyangwa se ntabwo wabikora? Tugira se mamazuru. Reka nkubaze. Mbaza rwose. Ngiye ndi inshuti yawe. Sibyo? Abana banjye ntibagiye kwiga. Kandi wowe abana bawe ku gihe wowe ushimye bare ibikoresho byose bagezeyo kandi kuri konte ufite amafaranga turabizi abantu benshi bakunda kwizigama, sibyo? Kandi tuvugana ko turi inshuti magara cyane kandi mu kazi kawe nta kibazo ufite. Ngewe ndi umushomeri mbayeho mfundikanya, sibyo? Mbayeho mfundikanya ejo nabunikiraga ejo byahagaze rimwe na rimwe no kurya ni ikibazo mu rugo, sibyo? Kandi turi inshuti urumva niba uri inshuti itatekereza ngo reka mfate miliyoni 2 nigomwe mfate miliyoni 2 nzihereze Eme areba ikintu akora. Niba utakwiga ngo mpamagara ngo uti natekereje ubuzima bwe mbona birakomeye nkanjye nk'inshuti yawe sinatera ibyo mfite ngo mbiguhe ariko hari akantu natekereje nakora nanjye nkakugiriraho umugisha. Genda utekereze umushinga utarenze miliyoni 2 zo muri noneho
n'ayanjye ariko turayita ko atari ayanjye kugira ngo bikumotive tubivugane nk'inshuti sibyo wowe buri kwezi amafaranga wumva wajya ubona ukurikije umushinga wawe ukishyura abana bataburaye utongeye kubura minerivare wumva ari nkangara nakubwira nti muri izo miliyoni 2 rero mu kwezi nzajya mbona 50 wowe ku mutima wawe sibyo wampaye wanekereje ntabwo ikibazo urashaka ko mbona motivation ntabwo numvise ikibazo cyawe exactly turi inshuti ngewe na Mama Zuru sibyo Mama Zuru ari mu buzima bwiza afite akazi kamuhemba neza afite izindi business ku ruhande zimwinjiriza ari mu buzima bwiza aritwara mu modoka nziza n'ikintu tuve ku bya moto ngewe ndi umushomeri ntunzwe n'ibiraka sibyo abana banjye babuze minervare sibyo abawe ku gihe uba wishyuye byose banagiye abanjye na minervare ntiboneka rimwe na rimwe mba nagiye kwishuri kwiyesikiza mu mbabarire nzishyura nyuma y'ibyumweru 2 ahandi nkajyayo ahandi bakambwira bati nyuma y'ibyumweru 2 bakamwirukana akaguma muhira urabyumva noneho wowe nk'inshuti ukantekereza ukantekereza ukaza ukambwira uti ni ukuvuga ngo ukambwira uti ngwino nkubabwire niko mbyumva ntago nzi ubu niba ari ikibazo noneho bibaye ikiganiro sinzi ukuntu ngiye nkaza nkubwira ndagushaka ukambwira uti ndagushaka ibyo byose nk'umuntu w'inshuti yawe niba ya nshuti yawe itakwicara ngo utekereze kuri wowe nta bushuti buba buhari n'uburyarya uti ngwino nkubwire nka uraje uranyitabye inshuti yawe rero yanjye Mama Zuru yakampamagara imenda gushaka uze kuza hano ukambwira uti vraiment nibajije ukuntu bayeho nibajije iby'abanyeshuri ubu none aha nakwishyura minervare ubu none aha nakwishyura minervare ariko se ejo byagenda biti ntago nagoma kwishyura minervare sinaguma nkemura ibibazo byawe icyo gihe noneho mba nkwishyurira se ntabwo wambwiye ko nyine nge uko naguhamagaye numva ngiye uko mbyumva nk'inshuti uko byakabaye bigenda cyane nakubwiye ngo umbaze eme utaravunika rero igisubizo ubundi cyanje umva usibye n'izo miliyoni 2 ni ukuri dore buriya hari ukuntu buriya ngira ukuri kwinshi cyane nanjye nkakabya ku buryo abantu bashaka kubona bakavuga bati aha uyu mugore yashobora kuba ari umutesi umugore yaranezerewe yageze yajya byahe ahubwo ari ukubera ubumuntu buba muri Mama Zuru ufite ubumuntu urigomwa cyane uriyima njyewe nakumva nakurundarunda ayo mafaranga nkayaguha koresha terime nziza cyane umva imbere y'Imana rwose sha nagumva kereka ntabishoboye ni ko inshuti igomba kumera kereka ntabishoboye apana ngo ujye uhinguka hariya nicaranye ngewe n'abashuti banjye abagore baparitse mu modoka hariya imodoka zirabyagiye nk'inka sibyo hanyuma rero nindangiza uhinguke babashuti banjye batangiye kunoshanagurira kakara agatindi kaje kuri moto ivumbi rya karenze kandi uri inshuti yanjye kandi ufite ubwo buryo ntabwo bishoboka ikibazo kindi ntabwo turasoza ngiye kubaza ibibazo uretse bibiri sibyo Mama Zuru ikibazo cya mbere ujya ugira igihe cyo gutekereza cyangwa se ujya ugira igihe cyo kwicara wenyine ugatekereza ku nshuti zawe cyane njya ngira igihe nkicara nkazitekerezaho uko niko kuri kandi kuvuye mu mutima wanjye n'Imana irabizi noneho njya nicara nkazitekerezaho ntuje icyo gihe mbikora ntakoze ndi mu rugo nafashe umwanya w'ikiruhuko nkabanza nkakora meditation hari ukuntu dukora meditation ukuntu nzabibigisha abatabizi namara kuyikora maze gushyira ubwenge kugiye nkahita ntekereza ku bantu b'inshuti zanjye na cyane ko buranta nagira n'inshuti nyinshi n'abankurikira mu byumve mu byumvireho izo ntekereza mfite njya nzitekerezaho cyane hari ubushuti hari no kubura inkoramutima ni ibintu bibiri bitandukanye hari kugira umuntu muri inshuti hakagira n'uwo muba inkoramutima wa wundi mutagira icyo muhishanya wa wundi muganyirana wa wundi mwishima mu gihe cyose wishimye abo bantu barahari kandi ntabwo ari benshi ntabwo ari benshi rero njya mfata igihe nkabatekerezaho ndumva gusubiza dutandukanyirize inshuti n'umuntu muziranye okay good inshuti n'umuntu muziranye cyangwa inshuti n'inkoramutima inshuti n'umuntu muziranye inshuti ukuntu imeze inshuti nshobora kwitumira mu rugo iwanjye tugasangira cyangwa se ahandi hantu tugasangira tukaganira ku by'ubuzima akazi n'ibindi byinshi ariko umuntu tuziranye ntabwo namutumira turahura gutya mu kazi turi kuri seti turakora ibituzanye hanyuma birangiriraho ntabwo ugomba kumenya ikiri behind kuri jewe niho bitandukanye inshuti n'umuntu tuziranye ndumva ari ibyo ngibyo ese inshuti zawe zose zizi wawe nawe uzi wazo oya ni ikibazo gikomeye
inshuti zanjye inshuti ya apana umuntu muziranye aha inshuti zawe ibyo byo cyane rwose zizi wawe Yego. nawe iwabo urazizi Yego. urakoze cyane eme Karame. nayo tugezeho sibyo hari inshuti hari igihe wigeze wicara cyangwa se hari igihe wigeze kuba uri mu kaga ukabona inshuti ikuvana mu kaga urimo yego byagenze gute yo ubwo buhamya yigeze kubumba nta reka butanga maze urabutubwira aya niyo nshaka kubwitangira yo kuko ni ubutanga buvuge biraza sha. kudufasha cyane yego sinzi niba ari cyo wari ugiye kuvuga mu minota mike cyane ucagagure dukore mama ibuka wigeze kumpa ubuhamya bw'igihe warwaje umwana nta mafaranga ufite aha Exactly. yego noneho reka noneho mbabwire ukuntu byaje uducire muri makeya ubivuge nk'iminota ibiri ibyo byo noneho byo ni agatangaza Yego. ni ukuvuga ngo icyo gihe narwaje umwana muri covid abafana banjye ndabakunda nongeye no ku mutima bibaze ko nsenga nkarabasengera mama avuga ngo bagubwe neza ahantu hose bari ni ukuri umuntu wese undeba ibyo nkora akumva atewe ishema nabyo akumva nyine ankunze ego abo bantu ndabasenya nkavuga ni manza ahantu bari hose wowe urahazi njye nta nubwo mbazi by the way ariko wowe Imana urabazi ahantu bari uborohereze mu byo bakora ubaho umugisha urumva icyo gihe rero rwaje umwana ni muri covid ndazungera amafaranga yara ifite icyo gihe yari afite 30,000 umwana bamusaba ku 100 harya hoya nuvuga ngo nari ifite 30 ndi kwa muganga n'ubundi noneho nkibaza 30 ahantu ndi Kicukiro biransaba kuvayo nkajya Faisal niyo transfer bari bampaye sibyo ndabigenda nimva namo taxi voiture affaire birangiye ndagera kwa muganga mfite iki hanyuma rero nigira inama mumagara umushuti wanjye sanga ari mu kabari n'abandi bashuti be urumva ndamuramukije Imana imumugisha uko mbyibutse mba nanjye reka musabira umugisha nka mama Zuru kuko ubuhamya arabumbwiye kandi simuzi ahantu ari Imana imwongerere rwose kumwibuka ntago nabyibagirwa sinjya nibagirwa umuntu wangiriye neza noneho ndangije ndamuhamagara ari mu kabari n'abandi ndamubwira nti waba uri maso nguze wihuta umere ifite ate suri ndashaka gutwara umwana kwa muganga nindi kwa muganga hano BMC ndashaka kujya Faisal atireka nzi mu minota mike cyane barahageze ahagera n'abasinzi bagenzi be bari kumwe abasinzi bene datimani baho n'amacupa yabo hanyuma baraza bashyize umwana mu modoka ye turagiye ariko tugeze kwa muganga ndabisobanura ndababwira nti rero mfite 30,000 francs mama yonyine imbere n'inyuma mumbabarire ndabatesheje kwiryohererwa ariko nta yandi mahitamo nari mfite kuko ayo mafaranga numvaga nifatamo taxi biriwe birangiye turagiye tugeze kwa muganga bati ufite assurance nti cyane hanyuma se urabizi neza ko ugomba gushyira hariya amafaranga yo mana nzima 100,000 mfite 30 umva nataye umutwe icyuya kiratakara bati kandi umwana wawe ararembye turamukoraho ari uko ayo mafaranga wayatanze nshuti yanjye hari ukuntu wishakamo igisubizo cy'ako kanya ukumva urapfuye ndahamagara aho bishoboka abantu bose mpamagaye ni nijoro urumva menya simbizi byari nko mu masaa 5 gutya ashyira mu ijoro menya niba atari saa 7 ntabwo mbyibuka ayo masaha abantu bararyamye sibyo uhamagara nta uri tayari icyo gihe biranyobera ndazungera kandi umwana ararwaye ibaze iyo stress umutima nkumva ugiye guhagarara ariko babandi shaba Imana ibaha umugisha ndacyabyibuka bagira gute babikozemo amafaranga barayatanze mburaho niba nabuze 20,000 umuntu wari uri aho ngaho kuri kese arangije ahita arambwira ati ngiye ndi umufana wawe nyiramazu ndakuramukije nshuti yanjye ati ndi umufana wawe ngiye aya mafaranga ndakwizere kanyagushyirireho ejo uzayansubiza ni sawa ejo nzaba nayabonye mu gitondo haragera umwana baramufata bamukora ibyo bamukorera Imana ibaha umugisha baduhaye ibitaro n'iki burakeye amafaranga yandi ndayo yimusubije wa wundi Imana imuha umugisha shareka mbabwire rero nararangiza uretse nararangiza byose narasoza yatashye nta n'igiceri afite rega yamaye ubuhamya narasoza yo ibintu by'ibitangaza
Imana ibaho umugisha. Ntarasoza nashaka kubwira abantu ngo wakoze neza, kora neza, niba ntacyo bigutwaye wigendere, ushonje wimwirengagiza kandi ufite icyamurengera, wamugaburiye ukigendera bitwaye. Ntago tuzi ngo ejo bizagenda bite, ntago ubuzi ngo ayo mafaranga ubitse ejo uzayakoze iki, ariko hari umuntu kugupfira imbere, wakora mu mufuka ukamurengera uwo munsi, ibyejo ntago bikureba. Imana ni devoir y'Imana, ntago biba ari ibyawe. Hanyuma rero tugeze kwa muganga, n'iki yaciye utunsi mo ducya nk'imisi nk'ibiri, babona indwara. Kandi mfite abandi bana mu rugo nahasize badafite umuntu, nibo bonyine bakeneye kurya, bakeneye kunywa, bakeneye ubuzima bwa buri munsi. Abadukurikiye mwihangane, turi munsi y'ikibuga cy'indege, twari duherekeje umuntu i Kanombe. Mwihangane. Abadukurikiye twari duherekeje Isimbi agiye Katari, ubwo bihangane, turi kuri airport. N'ibyo bintu ngubwiye uzajya wambara wese bya bintu bimeze apana bimeze nk'iby'abasazi. Ngwino hano bari kuzajya wambara. Isimbi kwa mwiza cyane. Wambaye. Shasi waje gusuhuza abafana b'ababyeyi bacu. Bakanareba n'ukuntu wambaye neza. Isimbi nawe ni umukobwa wanjye muri mama, muri cyaha cya mama, mwamubonye? Urabona ko twandi kumwe na mama babiri. Kumana. Mwamubonye Isimbi? Mama wanjye. Mama Zuru mwatubonye, Isimbi umukobwa wanjye. Komeza mukore subscribe, like, comment and share. We n'abajura. Uyu ni umujura, mukuru. Turi kuri seti, niyo mpamvu turimo kuvuga twongorerana. Twanze gusakuza. Hanyuma icyo navugaga, nabwiraga abantu nyine niba ushoboye kugira akantu gato wakora mugenzi wawe ukamuha ibyishimo. Niba ashaka ko umuhobera wamuyambiriye, ubikunze bikuvuye ku mutima. Niba ashaka kumuririmbira kandi ufite ijwi ryiza, wamuririmbiye akishima. Uvuze guhoberana, ntaguciye mu ijambo nyine uhita ukomeza. Ubundi igihe nagize depression bijya bibaho, nkatekereza cyane nkumva mfite umutima mubi w'umukara, mba numva nahura n'aka gatambaro. Usa n'aka gatambaro, mba numva nahura naye nakamubera, nkahura naye Isimbi akamubera. Abana banjye bo muri filime nkagenda mbahobera, bakavuga ati umukecuru yararondogoye, kandi baba barimo kumpa umuti. Kuki udashaka guhobera Bobo? Ikomereze. Bobo aramwibagiwe. Bobo, ikibazo cyawe ntitujya duhura, mfite icyo kibazo ngo nkwereke. Imana iri gufasha duhura umeze neza buri gihe. Urumva noneho rero bigenda bike. Noneho rero Uzamubera noneho rero bigenda bite bihageze igihe umwana bemeje ko bamubaga, ariko kumubaga none uko iminsi tuyimara niko numva ngiye gusa ndasabwa transport yo kujya yo kujya mu rugo, kandi turi muri covid, kuguma mu rugo biragoranye. Urumva inshuti yanjye nari ndi kunyura mu buzima bukomeye, murabizi, ntago nyine ngo ntabyera ngo ntago ibintu bihora ari byiza. Ubuzima bwa none no kuzamuka mu gitondo kamanuka, ni gutyo nuko bimeze. Nari nteretse kuri ako gasonga bugari k'ubusharire. Rero mu gihe umwana mucishije mu cyuma basanze niko bimeze, bati turamubaga, ndahangayika nyine amasengesho y'umubyeyi urayumva, n'imfura yanjye n'iki baramubaze, kubw'amahirwe arakanguka, Imana ishimwe. Hanyuma birangiye rero haza ibyo kwishyuza. Oya, ibyo kwishyura bitaraza ngira anniversaire, turi mu bitaro. Hanyuma rero turifotora, maze kwifotora nandikaho tuvukira rimwe ngewe n'uwo mwana n'umuhungu, n'umwana w'imfura yanjye, n'imfura yanjye. Hanyuma ndapostinga ngo posting, urumva abantu nyine barabibona ngo yoeme pole sana. No, nyuma rero umuntu aza kuzanyakira, arambwira ati yo, ati pole sana, ati ndi umufana wawe, ati ntabwo nzi, ariko ati narabibonye ejo bundi wapostinze umwana n'iki. No, aravuga ati rero nta kundi nabigenza. Arambaza ati nimero yawe iri kuri momo ni iyi? Ndamubwira nti niyo ndayimubwira. Maze kuyimubwira anyubereza amafaranga agwa muyo banyatse kwa muganga 300, bari banciye 330, niba ari na 6 n'ibindi ntazi byari byo. Hanyuma rero birangiye ya mafaranga arayohereza 350. Umva ndiri kwaneza wagize neza. Nararize rero ngiye mbabwire abantu banjye inshuti zanjye y'ibintu byabishyeme, amarira amanuka nk'amazi. Mana niyo byaryoshye amarira amanuka nk'amazi. Nta kindi watubaza.
nta kindi nababaza reka dusoze. Okay, turabashimiye dushimira abantu bacu. ndashimira abantu baduteze amatwi Imana Izi ibahe ndege turabakunda isimbi mukurikirane nyamuneka kuri Mama Africa mugende mukandeho dore ibintu bimeze mama mugende kuri Mama Zuru official naho mugende mukandagireho mugerageze no gusharinga muhereze n'abandi na like na comment na bitwa tubikeneye. Hanyuma rero turabateguje tugiye kujya dukora n'utundi vlog nk'abantu b'abamama bisobanukiwe muzajye mudukurikira. Murakoze turabakunda cyane. Bye.